twinjiye mu yindi saha uko igihe cyicuma tujyane nacyo ariko dutekereza. Think again and again. Ni kenshi mu bwenge bwacu tujya tugira dutya tukumva intambara zatubanye ishyano ryose, tugahera mu mayira abiri mu ngero z'ibyo tugomba gukora cyangwa se kureka. Mu bihe nk'ibi hari ubwo dushakira mu nama twagiriwe na runaka w'inshuti cyangwa se ku byo twumvise ku maradiyo, ariko muri byose ntitubura kumva ijwi rikomeza kwiganza muri twe, rimwe twita ko ari umutimanama urimo kutubwira. Bamwe muri twe bakurikiza icyo umutima ubabwira, abandi bakinangira. Byombi bigira ingaruka uko biri kose, zaba nziza cyangwa mbi. Ikiba gisigaye mu mahame n'imitekerereze n'imikorere y'ubwonko bwa muntu ni ukwibaza uti ni ryari dukwiye kumvira umutima nta yandi mananiza kugira ngo twirinde ingaruka zizava mu myanzuro tuba tugiye gufata. Reka tuvuge ku bihe by'ingenzi bizagusaba kumvira umutima wawe, nta byo gusaza imigeri no kureba irya nino. Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience, mbahaye ikaze kuri Beacon of Hope magazine. Mu bihe byo gufata imyanzuro y'ingenzi ku buzima bwawe, yayindi ubuzi neza kuko uyifata biza gusiga ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi, ariko kandi biri ngombwa kugira gutyo ugafata umwanzuro, aha amajwi akubana menshi. Utangira kwibuka ibyo wumvanye abandi bigeze baca mu bihurimo, bamwe babivuga batya abandi bakabivuga batya, nyamara wowe ubwawe nubwo urimo kubyumva utyo ufite icyo umutima ukubwira gukora nubwo byakuraniye kuwubaha. Yesu Kristo ubwo yari ari hafi kubambwa ku musaraba, Bibiliya ivuga ko yavuze ati umutima urabishaka ariko umubiri wugarijwe n'intege nke, ati iki gikombe kindenge. Mu mutima yari azi icyo agomba gukora, ariko kubera amajwi agaruka ku makuru avuga ku mibabaro yo gukubitwa no kubambwa kugeza upfuye, muri we gukurikira icyo umutima umusaba byari byamugoye. Nawe rero mu gihe ugeze aho biri ngombwa gufata umwanzuro hagati y'amahitamo arenze amwe, jya utuza wiyumve, utegere amatwi kumva icyo umutima ukubwira, utitaye ngo runaka yambwiye atya na runaka yambwiye atya, maze utere intambwe ukora icyo umutima ugutegeka. Ikizavamo cyose uzagifatisha yombi, ndetse n'ingano yo kwicuza cyangwa se gucira abandi imanza ngo ahari baranshutse baranyoheje nisanga muri ibi bihe bizagabanuka cyangwa bishire burundu. Reka turebe ku ngingo z'ibyo tugomba gukurikizamo umutima wacu mu gihe uri kudukomangira kubikora. Dukunze kumva abatugira inama n'abatanga ibitekerezo byabo ku ngingo yo kwizera runaka cyangwa se abantu bo mu byiciro runaka. Bamwe rwose barihandagaza bati umuntu umeze utya ntuzamwizerera agatsindwa. Hari n'abo njya numva bavuga bati umusore usa gutya ku ruhu wose uwo kwizerwa, herega abantu bakabyubakiraho rwose bigashinga imizi mu mitima yabo. Nyamara mu bihe nk'ibi byo gufata umwanzuro wo kwizera cyangwa se kutizera umuntu runaka, nta handi hantu wabikura usibye muri wowe gusa. Mbere y'uko ujya kwiyegurira kumwizera, ubiterwa n'ijwi yumvamo ribiguhatira, cyangwa se mbere y'uko utangira kumushidikanyaho no kumugendera kure, byose bituruka ku ijwi rituruka ku mutima wawe. Ni ishyano rero kumva umutima ukubwira ngo sigaho wikwizera uriya muntu, hanyuma nawe uti washosho wa mutima we wimbeshya mfite kumwizera. Nutumvira umutima wawe, ejo uwo muntu agakora ibihabanye n'ibyo wari umwitezeho, uzarira nk'akana k'agahinja. Kandi ntabwo uzarizwa cyane nuko yagutengushya, ahubwo uzarizwa nuko utumviye umutima wawe gukora icyo ugusaba, uzaba urimo kwicuza. Mu bihe byo kwizera no kutizera, ntugategere amatwi kumva abandi ibyo bakubwira kuri icyo cyemezo. Kuba bamwizera birabareba nibo, kandi nawe uri wowe, ntabwo imitima yanyu ifite kumva ibintu kimwe, kuko rega namwe ubwanyu muratandukanye, nta mpamvu y'uko mwumva ibintu mu buryo bumwe. Kurikira umutima wawe. Hari igihe twisanga mu bihe by'amage, iyo ni ingingo ya kabiri ngiye kuvugaho. Hamwe rwose tuba turimo gutera intambwe tuganisha ku ishyano rigiye kutugwira, nyamara umutima ukarabukirwa ibigiye kuba, kandi rwose ugahita uduha amakuru. Ariko igitangaje, benshi muri twe tunangira imitima yacu tuti reka ntabirenze. Ingero twafata kuri iyi ngingo ni nyinshi. Ni bangahe muri twe baterwa cyangwa bagatera inda batabiteganyije? Nyamara mbere y'uko bakora imibonano mpuzabitsina, umutima wabanje kubabwira uti okay, mufite ubushake, mufite irari, ntacyo ni mubikore, ariko nyabuna mukoresha agakingirizo. Bikarangira basuzuguye iryo jwi,
maze ejo cyangwa ejo bundi ugasanga barabunga amarira mu maso, intonganya n'imijinya ari byose ku mpande zombi hejuru y'ibintu bakoze birengagije imitima yabo ikiri kubabwira. Nzi benshi kandi nawe ushobora kuba uzi benshi baciye mu nzu z'imbohe kubera kutumvira imitima yabo. Ugasanga umuntu rega nta perime yo gutwara imodoka agira, harabizi neza ko polisi nimufata atwaye nta ruhushya ari bufungwe iminsi 5. Yajya guhaguruka umutima uti nyaboneka, maze nawe akigira ndigabo ati hapfu wavutse. Icyakubwira ukwicuza yiyumvamo mbere y'uko amasaha 24 ashira yicaye kuri sima muri za nkuta yinjijwemo no kutumvira umutima we kandi wamuburiye. Nujya gukora iki na kiriya ukumva umutima ntukwemerera kubikora, niba udashaka kwiyahura jya ubireka rwose witurize, kuko kuba winangira ni kuba wita ku gasongero k'ibyago udashobora kwikuramo mu buryo bukoroheye. Hari igihe ugera mu bihe by'ibibazo bihambaye hamwe uba uvuga uti Nyagasani wo mu ijuru ndagira nte ko numva byanshobeye. Uwo wita Nyagasani umubaza uti ndagira nte ntabwo ashobora guhagarara imbere yawe ngo akubwire ngo gira utya. Ibyo tubizi mu nkuru zo muri Bibiliya aho Nyagasani Imana yabwiraga ba Mose n'abandi ati mugenze mutya. Naho twe Nyagasani hatubwirira ni mu mitima, ntatinda kugusubiza nubwo hari igihe utabimenya ko ari we ugusubije. Mu bibazo ujya kumva umutima urakubwira uti gira utya birakunda, hanyuma nawe ukajya gusaza imigero uti ayiwe none nabikora se bikanga, uti Mana mfasha mbone igisubizo. Umwami Farawo mu bihe bye n'Abayisirayeli umutima waramubwiraga ngo rekura aba bantu batahe, nkaho yabikoze ati sinabarekura. Akomeza kwinangira umutima nubwo Bibiliya ivuga ko Imana yamunangiye umutima, ariko ntabwo ari byo. Imana ntabwo inangira umutima w'umuntu, ahubwo wivugiramo iguha umurongo w'ibikwiye gukorwa, wowe ubwawe niwe winangira. Nyuma ukazisanga wisama wamaze gusandara nka Farawo winangiye akisanga arimo kumiragura nkeriwe n'amafarasi ibihumbi n'ingabo zari zimukikije. Nugera mu bihe by'ibibazo hamwe ureba hirya no hino ukabona wibuze, ujye wibuka ko ufite umujyanama utabeshya. Azakuyobora icyo ukwiye gukora kandi nugikora ntuzabyicuza, kuko uzaba wumva iwo waremanye nawe ngakubera umuyobozi. Umutima wacu n'uruhare rwawo mu myanzuro dufata wongera kwigaragaza cyane mu gihe tugiye gukora ibintu bishya, cyangwa se mu gihe tugiye gukora impinduka tuva muri ibi tujya muri biriya. Uyu munsi nzi abantu kandi nawe hari abuzi bahora bavuga bati umwaka utaha nzashaka umugore, umwaka utaha nzabigenza gutya, umwaka ugashira undi ugataha. Buri gihe agahora ategereje umwaka utaha, ariko ukagera agategereza undi. Kugira ngo se kuba avuga ati umwaka utaha ni iki, ni mekanizme de defense, ukwirwanaho ashaka impamvu atarimo kumvira icyo umutima wumubwira. Umutima buri gihe uramushimashima uti rongora runaka dore byakunda, nawe mu kwinangira ati ariko ubu umugore nzamutungisha iki. Niba umutima ukubwira ko ukwiye gukora ibi na biriya, koresha ubushobozi bwawe ufite mu bwonko. Muri wowe wifitemo ubushobozi bwo kumenya, ufitemo ubushobozi bwo gutekereza ndetse no guhitamo, kandi ibyo byose ukabikora mu mudendezo. Nta handi umudendezo ugaragarira rero usibye gukurikira umutima wawe. Ngira ngo hari abantu benshi uzi bahora bavuga bati aka kazi karanyishe, sindyama sinduhuka kandi ngahembwa intica ntikize. Agahora mu kuvuga ati nzakavamo, ariko byaramunaniye. Ugira ngo icyo yabuze ni iki? Yabuze kumvira ijwi ry'umutima we, hanyuma agakoresha biriya bintu bitatu maze kuvuga agamije gushyigikira icyo umutima umubwira. Tekereza, umenye, uhitemo, uhuze n'umutima, ubone umudendezo usesuye. Mu gihe wumva udafite ubwisanzure mu byo urimo, uhora wumva umeze nk'uri ku ngoyi, byanze bikunze umutima ufite message uguha, ariko hari benshi bananiye kuwubaha. Uza abantu bari mu rukundo nabo bita abakunzi babo, nyamara umubabaro n'intimba bakura muri urwo rukundo utagira ingano. Ugira ngo umutima usiba kubabwira icyo bakora ngo babone amahoro. Buri munsi babyuka baganira nawo mu bujyanama rwose bwuzuyemo kwizerana, umutima uti tera intambwe uve mu rukundo rubishye rutya. Nuko nawe ati rwose nibyo ngiye kubivamo, hanyuma wajya gusoza uti ariko reka mbanze ngere gutya cyangwa se kuriya, ariko iherezo nzabivamo. Iherezo uzabivamo? None ubwo urabeshya nde? Ko umutima wawe ari uwawe ukaba ari nawo wowe kubera icyo urimo kwibeshya? Nawe urabizi ko urimo kwibeshya, ariko impamvu utinyuka ukibeshya ni uko uzi ukuri. Igisigaye ari ukugukurikiza, naho ubundi rwose nawe urabizi icyo ukwiye gukora. Ingero ni nyinshi ku bantu baba mu buzima butabaho ubwinyagamburiro.
bakabubamo kandi bafite ubushobozi bwo kubuvamo. Ariko ntitwirengagize ko hari ubwo utabasha kubuvamo ako kanya, ariko mu gihe runaka bikaba byashoboka. Aha niho rero ugomba kwibuka gukoresha bwa bushobozi ufite muri wowe, ubushobozi bwo gutekereza, ubushobozi bwo kumenya ndetse n'ubushobozi bwo guhitamo ugamije gushyigikira icyo umutima wawe ukubwira. Aho umutima udukomangaho ni henshi, ariko muri ibi bihe maze kuvugaho ni umwihariko. Nubicamo ugategera amatwi kumva icyo umutima ukubwira kandi ukagikurikiza, uzaba uhisemo kwibwiza ukuri ndetse no kukubamo. Uzaba uhisemo kwibwiza ukuri ndetse no kukubamo. Kandi nubusanya n'ibyo umutima ukubwira, uzajya ubuka ko wiyimye impano ikomeye umuntu wese akwiye kwiha, ariyo yo kwibwiza ukuri ndetse no kukwakira. Mugire ibihe byiza, nitwiringiye Imana Patience. Mbere yuko winangira umutima rero, you have to think again.